ukeneye umugisha w'Imana. Ntabwo nzi ahantu uri ariko ukeneye umugisha w'Imana. Ntabwo nzi ibyo urimo urakora nonaha ariko ukeneye umugisha w'Imana. Ntabwo nzi igihugu uherereyemo ariko nonaha ukeneye umugisha w'Imana. Nari mvuze ngo uyu mugisha w'Imana ukubonekeho, uyu mugisha w'Imana ugaragare mu byawe, uyu mugisha w'Imana ugaragare ku buzima bwawe, uyu mugisha w'Imana ugaragare kuri business yawe, uyu mugisha w'Imana ugaragare mu bana bawe, uyu mugisha w'Imana ugaragare mu rugo rwawe. Igihugu cyose waba urimo, waba uri Canada, waba uri Australia, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Uganda, waba uri mu Burundi, aho uri hariho hose ukeneye umugisha w'Imana. Uyu mugisha nukubonekeho. Hagizo ni mashani, uyu mugisha urawukeneye. Hagi Befodre ukeneye umugisha w'Imana. Uyu mugisha nukubonekeho. Wowe nkurikiye nonaha, manuka ujye muri comment, andika muti nakiriye umugisha w'Imana, nakiriye umugisha w'Imana. Uyu mugisha ukugaragareho, uyu mugisha ukubonekeho, manuka ubyandike muri comment. Nkeneye umubare munini w'abantu benshi bavuga ngo nakiriye umugisha. Ucyumva rino sengesho, kora subscribe, Imana iguhereza umugisha. Ucyumva rino sengesho, reba ahantu hari like ukandeho, Imana y'amahoro iraguhereza umugisha. Ucyumvira isengesho, rihereza umuntu nawe rimugereho, rimufashe, rimwoherereze inshuti yawe. Imana y'amahoro iraguha umugisha. Iyi saha Imana intumye kugusengera. Ndumva umwuka w'Imana antegeka gusengana nawe iri sengesho kuri uyu munsi, kandi uraza kubona igitangaza. Mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi, aya masaha, iyi ni isaha yo gusenga, ni isaha yo kubohoka. Mu izina rya Yesu Kristo, ukeneye umugisha w'Imana, ndagusengera mu izina rya Yesu. Uyu mugisha w'Imana nukubonekeho mu izina rya Yesu. Uyu mugisha ndawugusengera ahantu uherereye hose. Hari imbaraga zatsikamiye ubuzima bwawe, hari imbaraga zananije ubuzima bwawe, hari imbaraga zigutsikamira, hari umwuka ukurondora, hari umwuka ukunaniza, hari umwuka ukwicarira. Aya masaha ndagusengera mu izina rya Yesu. Imana iguhagurutse ku gisasiro cy'uburwayi mu izina rya Yesu. Wowe urwaye amaguru, Imana igukize mu izina rya Yesu. Wowe urwaye umugongo, Imana igukize mu izina rya Yesu. Wowe urwaye amaboko arakubabaza, Imana nigukize. Wowe urwaye mu nda, Imana nigukize mu izina rya Yesu. Wowe umaze igihe kinini Satani yarafunze inda yawe ibyara, yafunze urubyaro, ariko ndagusengera imbaraga z'Imana niziboneke ku buzima bwawe. Amaraso ya Yesu Kristo naboneke ku buzima bwawe. Imana ibeshaho niboneke ku buzima bwawe. Imana ihindura amateka iboneke ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, umugisha w'Imana nuboneke ku buzima bwawe. Umugisha w'Imana nukugaragareho, umugisha w'Imana nukubonekeho. Umaze igihe kinini Satani yarafunze mariage yawe, iyo nikoreke mu izina rya Yesu. Uyu mwaka mariage yawe nikoreke, uyu mwaka ubuzima bwawe nibuhinduke, uyu mwaka imibereho yawe nihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndagusengera ngo Imana y'amahoro igucira inzira. Imana y'amahoro, Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ni isaha yo gusenga. Muri aya masaha y'igicuku ndagusengera kuri iyi saha, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Birashoboka yuko nonaha unkurikiye, hari ahantu uri mu gihugu runaka, hari ahantu uri. Ndagusengera ngo ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Nonaha azamura kwizera, wandike muri comment utamena. Nonaha azamura kwizera, wakire igitangaza cy'Imana. Reka nkubwire, mu gusenga uburyo buraboneka, mu gusenga inzira zirafunguka. Umuririmbyi we yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu ajya agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Kuri iyi tariki ya 26 Imana y'amahoro ni kuremera ikintu kidasanzwe. Iyi ni tariki Imana iguhaye, ni umunsi Imana iguhaye. Uyu munsi wunezererwemo, uyu munsi wishimire, uyu munsi wuboneremo ubuzima, uyu munsi wuboneremo amahoro, uyu munsi wukiranukemo, uyu munsi wambariremo imbaraga. Uyu munsi haguruka, Yesu araguhagurutsa. Haguruka mu izina rya Yesu. Wari umushomeri,
ariko ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana igukureho ubushomere. Wari umurwayi ariko ndagusengera Imana igukize. Birashoboka ko wari uri gukora business itagenda, ndagusengera ngo itangire igende. Birashoboka yuko hari ubukwe bwawe bupfuye inshuro nyinshi, ariko ndagusengera ngo uyu mwaka ubwo bukwe bwapfaga Imana ibuzure. Urugo rwawe ntibyagendaga neza, ndagusengera ngo bitangire bigende neza. Iri joro aya masaha ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana impaye imbaraga, Imana impaye ubushobozi bwo kwatura umugisha ku buzima bwawe, bwo kwatura imbaraga ku buzima bwawe, bwo kwatura ihumure ku buzima bwawe, bwo kwatura umunezero ku buzima bwawe, bwo kwatura ibyishimo ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu ndagusaba kwizera Imana. Izera Imana, izera Imana ishobora byose. Zaburi 125 iravuga ngo abiringiye Uwiteka abo bameze nk'umusozi witwa Siyoni, uwo nguwo utabasha kunyeganyezwa. Ijambo rikambwira ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. None aha nawe Uwiteka kugote mu izina rya Yesu. Warubuza amahoro yo mu mutima, ariko Uwiteka nakugote aguhereza amahoro mu izina rya Yesu, aguhereza umunezero mu izina rya Yesu, aguhereza ubuzima mu izina rya Yesu. Umva nkubwire, ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Hari ibintu bitajya bishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Hari ibintu byananiye abaganga, ariko ku Mana birashoboka. Warirwaniriye ujya mu bapfumu, abo ngabo birananirana, ariko nje kukubwira ngo ku Mana birashoboka. Nje kukubwira ngo kwa Yesu birashoboka. Kwa Yesu biremera, kwa Yesu birakunda, kwa Yesu birashoboka, kwa Yesu birashoboka. Aya masaha kwa Yesu birashoboka. Kwa Yesu birashoboka mu izina rya Yesu. Kwa Yesu birashoboka. Ndagusaba wizera Imana. Ibiganza byawe ndabisengera. Satani yabishyizemo inyatsi, nta mafaranga ucyakira, icyo ukoze cyose kiragenda, icyo ukoze cyose kiranga. None aha ndagusengera umugisha w'Imana ukubeho. Ndirukana inyatsi mu biganza byawe, ndirukana ubukene ku buzima bwawe, ndirukana igisuzuguriro ku buzima bwawe. Buri imbaraga yose, buri karondozi yose, hayizo ni mashando wiribiri file lebo tainini topevo nini ya aibe fodrere mekota ya lazizi ni wa yakude baya sans. Buri karondozi yose yarondoraga ubuzima bwawe ni kure mu izina rya Yesu. Imyuka yakubwiraga ko ntaho uzagera, imyuka yakubwiraga ko ntacyo uzimarira, imyuka yakubwiraga ko ntacyo uzigera ufata mu biganza byawe, iyo myuka nirekure. Ndaguhesha umugisha, ndaguhesha ubuzima, ndaguhesha kwemerwa. Ndi umuhesha w'umugisha, ndi umuhanuzi w'Imana. Ndahanurira ubuzima bwawe aya masaha. Haguruka ugende mu izina rya Yesu. Petero na Yohana babwira uwari umaze igihe kinini asabiriza ku irembo ry'urusengero. Petero amubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende. Nawe ano masaha nta mafaranga mfite, ariko icyo mfite nahawe ijambo ry'Imana, nahawe ubutware. Ubutware bw'Imana buri muri nge, imbaraga z'Imana ziri muri nge, gutegeka kuri muri nge mu izina rya Yesu, guhanura kuri muri nge, ubutware buri muri nge. Ndagutegekera umugisha ube ku buzima bwawe, ndagutegekera ubuzima kuba ku buzima bwawe. Feza n'izahabu ntabyo mfite, ariko none aha ndagutegekera. Haguruka ugende mu izina rya Yesu. You need the power, you need the Holy Spirit, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu. Haguruka ugende, haguruka, va muri ubwo buzima, va mu bushomeri, va muri ubwo bukene, va muri ayo madeni, Imana ikwishyurire. Va mu bushomeri, Imana iguha akazi mu izina rya Yesu. Ndakwambura uwo mwambaro w'icyangiro, ndakwambura uwo mwambaro w'igisuzuguriro, ndakwambura uwo mwambaro w'ubukene, nukuveho mu izina rya Yesu. None aya masaha akira umugisha w'Imana, akira ubuzima, akira impinduka, akira kwemerwa, akira gukomera, akira guhaguruka mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Imana y'amahoro ishimwe. Urakoze Kristo, urakoze, urakoze, urakoze kubohoye ubwoko bwawe, kurengeye ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhereza umugisha. Icyo ngusaba, ndagusaba gukora subscribe.
reba kuri iyi cano Prophet Emma, buri munsi turasenga. Ndumva hari ikintu Imana impaye kugira ngo dusenge. Tugiye gukorana igicaniro cy'iminsi 7, igicaniro cy'amasengesho, kugira ngo dusenge kuri iyi YouTube Prophet Emma, hano kuri TikTok kuri Prophet Emma. Turi mu gihe cyo gusenga, turi mu gihe cyo kubana n'Imana, turi mu gihe cyo kugendana n'Imana, turi mu gihe hayiwe Imana ishimwe. Uwiteka akoze ibikomeye mu buzima bwawe. Kora share, ndagusaba kora like, ndagusaba shiraho comment, ndagusaba kora share, iri sengesho rigere ku bantu benshi. Imana iguhereze umugisha.